uyu mugore niwe tsina ngufi, reka bari we ducaho ikoma. Uyu mugore niwe nyiransuzugurwa, reka bari we dutwara. Ngo bafata uwabo baramuhisha, ngo barangije bafata uyu mugore yasambanaga nabo, ngo barangije bari we bashorera, ngo bari we bajyana, ngo baravuga ngo akwiriye gupfa. Umuriro w'Imana urabikongoye, umuriro w'Imana urabitwitse, umuriro w'Imana urabirangije. Nonaha hari ihumure rije ku buzima bwawe, hari icyubahiro cy'Imana kiganje, hari uburinzi bw'Imana buganje, apana iby'amatiku n'agasuzuguro k'abadayimoni. Uhereye nonaha hari ihumure. Hari abantu ndimo numva Imana irimo iremera amashimwe, hari abantu ndimo numva Imana. Amahoro y'Imana, ubwiza bw'Imana nibukomeze buganze, icyubahiro cy'Imana gikomeze kiganze mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya mwiza Imana yongeye kuduha, twongeye kunezerwa. Imana ikabikomeje kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Bera b'Imana, uyu munsi nanone Imana yongeye kumpereza ubutumwa, yongeye kumpa irindi jambo nanone ry'ihumure ryo kugira ngo tuganire mu izina rya Yesu Kristo. Hari ijambo Imana yongeye kunshira ku mutima. Imana ibaha umugisha mwebwe mugenda mudukurikirana kuri Joshua TV Rwanda. Imana igikomeza kubagirira neza, kandi ntimukabure kubona ibyiza by'Imana bituruka heraho urusengero. Amen. Reka tubasabe rero mwe mutarakora subscribe kugira ngo muyikore. Niba mwaramaze kuyikora, Imana ibaha umugisha. Ariko niba utarayikora, reka ufate agahe kangana n'amasegonda 5, ukande aho hari inyuguti zitukura handitse s'abonner mu Gifaransa cyangwa subscribe mu Cyongereza, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Ikindi, niba wumva ari no vuga butumwa ari gufasha kandi wumva ufashijwe, ntukananirwe kubisangiza abandi. Ujye ubisangiza abandi kugira ngo nabo nibumvira ijambo rigiraho ribavana kandi rigere naho ribageze. Utwandikire no muri comment tubwira ibyo twakosora, ndetse kandi naho kuri like twereka ko dukunda, natwe turagukunda mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya Imana impaye ijambo, irambwira ngo ibintu byose byari biguhagarariyeho, ibintu byose byari biguteraniyeho, ibintu byose byari bizanye akajegerere ku buzima bwawe, ibintu byose byari bigusakurije, Yesu abigukuyeho mu izina rya Yesu. Hari ibintu byose byari byarakoze inama birigenda birirundanya, ibyo bigeragezo byose Yesu abigukuyeho, niko Imana ivuganye nanjye. Haleluya. Uyu munsi ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo tuganire. Ndabizi neza ko harimo gukira kwawe, ndabizi neza ko hari ubwiza bw'Imana ugiye kubona, ndabizi neza ko hari imirimo n'ibitangaza ugiye kumva mu izina rya Yesu Kristo. Ni ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 8. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 8 ndetse dusome n'uwa 9. Haleluya. Turasoma umurongo waho ibice 8 mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 8, turahera ku murongo waho wa 7 tugeze ku murongo waho w'9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana yampaye message irambwira ngo ibyari bigutaye hagati, ibyari bikuzengurutse, ibyari byakoze inama ngo bigushyire hagati bikugirire nabi, Yesu atanze itegeko, byose ugiye gushaka aho byari biruhabure. Ugiye gushaka ibyari bigutaye hagati byose urabibuze, kuko Yesu aje kukurengera. Ugiye gushaka ibyari biteraniye kugira ngo bikumwaze, ugiye gushaka habyuhabure, ugiye gushaka ibyari byamaze guterana ngo bikugambanire, bikugirire nabi, ubuzima bwawe bubiburisemo. Imana irambwiye ngo uhereye nonaha ugiye gushaka aho byari biruhabure. Haleluya. Umugore ngo bari bamutaye hagati. Musi umwe ngo Yesu yari ari kugenda, Bibiliya iravuga ngo ari kugenda, mwakubitana n'abantu ngo bashoreye umugore, ngo bashorera umugore, ngo baravuga ngo uyu mugore bamufashe ari gusambana. Haleluya. Ngo Yesu abarebe, ngo baramubwira ngo dobinifo, uyu twamufashe asambana. Mari shimwe, mari habwe icyubahiro.
ngo aba bantu bari bari kumusunika, bari bari kumuta hasi, bari bamumereye nabi, bamukubitaga ishi, baramusuzuguraga, baramumenyeraga. Ariko ngo uyu mugore ntiyagira n'umwe wo kumurengera, ntiyagira n'umwe wo kumuvugira, ntiyagira no kuvuga ngo n'umucira akaruru utega. Baravuga ngo yagomba gupfa. Uwari uri hafi niwe watoraga ibuye kandi riremereye. Baranzura baravuga ngo uyu muntu agomba gupfa. Baranzura baravuga ngo uyu nguyu ntabwo akwiriye kubaho. Ariko muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo ibyari biciye iteka ngo upfe birarangiye nonaha. Imbaraga z'Imana ziganje ku buzima bwawe, icyubahiro cy'Imana kiganje ku buzima bwawe, ihumure ry'Imana rigaragaye mu muryango wawe, rigaragaye mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu mugore bamuta hagati, ngo baragenda bakora inama, ngo bamare gukora inama, ngo baravuga ngo nta kindi kintu twamuhemba ngo usibye gupfa. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye, babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Bakundwa turabana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data. Icyakora kuri hafi tuzabona yoza nshuti zacu, zimwe zari mu isi nyuma zigacura igihe, zigaja muri gakondo. Aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Uyu mugore ngo bamuta hagati, ngo bamare kumuta hagati, baravuga ngo yagomba gupfa. Ngo baragenda bafata wa mugabo yasambanaga nawe, ngo baramubwira ngo wowe mwana wacu ntabwo wajya guterwa amabuye, uyu mugore niwe nsina ngufi, reka aba ari we ducaho ikoma, uyu mugore niwe nyirasuzugurwa, reka aba ari we dutwara. Ngo bafata uwabo baramuhisha, ngo barangije bafata uyu mugore yasambanaga nawe, ngo barangije abari we bashorera, ngo abari we bajyana, ngo baravuga ngo akwiriye gupfa. Muri iyi minsi hari ibintu byaje kugucaho ikoma kubera ko ari wowe nsina ngufi. Muri iyi minsi hari ibintu byagutwaye kujyana mu buyobozi kubera ko ari wowe nsina ngufi. Muri iyi minsi hari amagambo agenda kuvugwaho kuko ari wowe nsina ngufi. Muri iyi minsi hari agasuzugura abadayimoni baje baragusuzugura kuko ari wowe nsina ngufi. Reka nkubwire inshuti yanjye, umuntu umwe yigeze kuvuga ijambo ngo nitagira imirizo ngo yikomera isazi, nitagira imirizo zikomera isazi. Yesu agiye kuza abishyire ku mugaragaro, Yesu agiye kuza abihagarareho, Yesu nawe agiye kuza kurengera. Nubwo bari bagushungereye, ariko araje nawe akuvanaho wari uri. Zenipola kotreve dobi. Ndimo ndavugana n'umuntu ushaka kubyumva, apana wo gupinga. Wowe ni wowe ndi kumva, wowe uri kubyumva. Rata wowe ari ibyawe, wowe urimo urabyumva. Yesu araje aguhaye message ivuga ngo agasuzuguro bari baragusuzuguye, agasuzuguro bari bagufiteho, araje aciye iteka. Ibyo byose urabishatse urabibuze. Imbaraga z'Imana nizo ziganje mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana nizo zikuzuye, ubwisa bw'Imana nibwo bukuzuye, icyubahiro cy'Imana nicyo kikuzuye. Agasuzuguro abadayimoni bari bagusuzuguye, uhereye none afaya
umuriro w'Imana mubitwike mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana urabikongoye, umuriro w'Imana urabitwitse, umuriro w'Imana urabirangije. Nonaha hari ihumure rije ku buzima bwawe, hari icyubahiro cy'Imana kiganje, hari uburinzi bw'Imana buganje, apana iby'amatiku n'agasuzuguro k'abadayimoni. Uhereye none hari ihumure. Hari abantu ndimo numva Imana irimo iremera amashimwe, hari abantu ndimo numva Imana iremera icyubahiro cyayo muri bo. Ndimo ndumva hari ubwiza bw'Imana bugiye kugaragara. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abantu bose baraterana, ngo kandi umuntu wese uteranye ngo agafata ibuye. Uza amabuye yarunzwe ku bwawe, uza amabuye ari kurundwa ngo umware, uza amabuye ari kurundwa ngo ukorwe n'isoni, uza amabuye ari kurundwa ku buzima bwawe ngo bayagutere ushiremo umwuka. Ntabwo bashaka ko wegura agatwe. Uza abadayimoni amabuye bashaka kugutera, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo babipanga ari abo ngabo, ari abantu, ari abakozi ba Satani, ariko n'ijuru naryo ryamaze gutegura inama yo kukurengera ku buzima bwawe. Uyu mwaka ntabwo ariwo ugomba kumwara. Akira inzu yawe mu izina rya Yesu. Bavuze yuko ntaho uzaba nta na aderesi, Imana igiye kuguha gakondo. Bavuze yuko utazabyara, Imana iguhaye guheka. Bavuze yuko utazashaka, Imana iguhaye kubaka. Ugize n'abakusibye no gushaka, urabyaye urujukuruje, ugize n'abakwe n'abakazana. Peripolato tekrovenia, ubwo bufite n'ubwiki. Ninde wakuroze wakwambaye imbaraga ugakomeza ukizera? Icyo usabwa ni ukwizera. Uyu mugore ngo baramufata, nta bindi bintu yabonaga imva, yabonaga isanduku imbere ye, yabonaga agasuzuguro, yabonaga ibintu byose byamwanga. Aho yanyuraga hose baramukobaga. Yego bamufatiye mu cyaha, bamufashe ari gusambana, ariko se nta n'umwe wamucira akaruru utega ko bari kwigira abakiranutse kandi nabo byarabayobeye. Dufite abantu bigize abakiranutse, birirwa baducira amateka, birirwa bavuga ibintu bitumvikana kuri social media, birirwa badusebya, nta byiza ntaki, birirwa bari kuvuga ibintu ukibaza niba bari abakiranutse. Ariko Imana yo mu ijuru igufitiye impuhwe, Imana igufitiye ubwuzu. Ngwino garuka mu nzu y'Imana, umwungeri araguhamagara. Ngwino garuka mu nzu y'Imana, umwungeri araguhamagara. Apana byo kuvuga ngo Imana ikuye amenyo, ngo amenyo arakutse ararangiye, ngo birarangiye birapfuye, ngo muramwaye murarindagiye. Reka Imana igufiteho gahunda nshuti yanjye, munyamasengesho murokore amanebone sayini, ambara imbaraga zote de prevenike. Nta mwenda ufitiye urupfu. Urupfu ntabwo rwabuza abo rwica, ikindi ntabwo urufitiye ideni. Igihe kizagera nawe utahe usange sogokuruza Aburahamu, ibyo gukenyuka ntabwo bikirimo. Haleluya! Uyu mugore ngo baragambana, saba ari kuvuga ngo turagatera mu mutwe ibuye, batangira kugabana ibice by'umubiri aho baratera kugira ngo apfe vuba. Ariko ngo Yesu ngo baramujyana, ngo bageze ngo bamujyanira Yesu. Reka mubwire, bageze imbere ya Yesu bibagirwa yuko Yesu afite misiyo yo gutanga ubuzima. Ndagira ngo nguhire itangazo, ibitarakwiciye mu kabari ntabwo bigomba kukwicira mu rusengero aho wamaze kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza. Ibitarakwiciye mu buraya ntabwo birakwicara uko wamaze kumenya Kristo. Ibitarakwiciye mu nzira ukiri mayibobo ntabwo bizakwicara uko wamaze kugera hahandi habonekera ubutabazi. Bananiwe kumuterera amabuye mu nzira akiri gusambana, bananiwe kumwica akiri mu cyaha, none ngo bagiye kumwica ngo ari uko yageze imbere y'aho ubuzima buri. Uyu nguyu Yesu yaje gutanga ubuzima, uyu Yesu yaje gutanga ubugingo. Ibyari bishagaraye ngo bigiye kutugirira nabi nibirangire, manda yabyo irarangiye. Twageze imbere ye, twarigeze mu ngoma y'umukiza, twageze mu ngoma ya Mesiya. Niyo mpamvu ndi kukubwira, wowe uri kubona amatorero afunze ngo birarangiye, wowe uri kubona insengero ngo ntabwo biri gukunda ngo turaguye, turacyakomeje, ntabwo tuzacogora. Imbaraga z'Imana zifite aho zitujyanye, imbaraga z'Imana zifite aho zitwerekeza. Ndagira ngo nkubwire ngo yewe nubwo ibyaha byawe byaba bitukura, ngwino aragushaka. Uzi ko agushaka, araguhamagara. Kandi turacyafite uburinzi, turacyafite insinzira. Ijambo nigeze kurivugaho, muri we harimo byose, muri we harimo imbaraga z'Imana, muri we hari ibyo twabuze, muri we hari ibyo tubona tukabona ntabwo bikunda, ariko tukabona birongeye birakunze kuko abyemeye ko bikunda. Yesu nashimwe. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo bamugejeje imbere ya Yesu bamuta hagati,
niko Bibiliya yatubwiye. Ngo bamuta hagati, ngo barangije baramubwira ngo tumufasha asambana. None nta tsinda amategeko avuga iki? Ngo Yesu arabareba, ngo arangije arabareba, nawe yakababajije ati uwo mwamufasha ari gusambana nawe ari he? Ngo arabareba, ngo arangije yiyandikira hasi. Baramubwira ati ariko reka kutujijisha, turi kukubwira yuko uyu tumufasha ari gusambana, none uri kwiyandikishwa hasi, wadusubije ukatubwira uko amategeko abivuga. Ngo Yesu arabareba, ngo baramubaza, ngo bakomeze kurambanya, bakomeje kumusakuriza n'urusaku rw'ibibazo. Ngo arangije arababwira ngo utarakora icyaha nawe bari bumutera ibuye. Ngo arangije yiyandikira hasi, ngo bajye kwireba mu mitima, ngo basanga ni abasambanyi bose, ngo basanga ni abajura, ngo basanga ni abasinzi, ngo basanga ni abibone, ngo buri muntu wese wari ufite ikibuye akakijugunya, ngo batangira gusohoka urusoro ngo umuhereye ku basaza. Reka nkubwire ikigeragezo wari ufite cyari cyarabaye igisaza ku buzima bwawe. Imana ivuganye nawe ngo ntabwo kizongera kukugarukaho, kijugunye ibuye cyari kiri kuguhondesha kiragiye kubwo kwandika kwa Yesu. Ikigeragezo cy'igisaza wari ufite ku buzima bwawe kiragiye, ndagira ngo ugisezerere. Wari ufite ikigeragezo wari umaranye imyaka 20, wari ufite ikigeragezo wari umaranye imyaka 40, wari ufite ikigeragezo wari umaranye imyaka 5, imyaka 10. Icyo kigeragezo kirarangiye. Ikigeragezo cy'igisaza kivuye mu buzima bwawe, ikigeragezo cy'igisaza kiragiye. Yesu aragisezereye, Yesu akivanye muri ubwo buzima bwawe, Yesu akivanye muri iyo mibereho yawe, Yesu akivanye muri izo mbera wari uri kubona zitari nziza. Ikigeragezo cy'igisaza Yesu akivanye muri ubwo buzima wari urimo, muri iyo mibereho. Yesu aragisezereye mu izina rya Yesu. Ngo abasaza basohoka urusoro, ngo baravuga ngo nta seta yacu kiri hano. Ibyo twari turi kubona byari bigiye kubaho ntabwo bikibaye, nta bintu byacu bikiri hano. Ngo abasore nabo baraza baravuga ngo twebwe nubwo abasaza bajya ariko turacyakomeje. Ngo barabaza ngo niko twebwe turashaka tubwire. Ngo barakomeza barabaza. Ngo Yesu arongera aravuga ngo utarakora icyaha nawe ari utitangira kumutera ibuye. Bibiliya iravuga ngo ivuga ngo iki? Ngo Yesu arongera yandika urutoki hasi, ngo abasore nabo mukubireba, ngo barangije nabo bajugunye ya mabuye barahunga. Ngo baravuga ngo ntabwo twabishobora, nubwo tutari tumaze igihe kirekire mu buzima bwe, nubwo twebwe turi abasore dufite amavamuhira, ariko iki kibazo Yesu atubwiye ibi bintu ari kwandika hasi ngo babisome. Baravuga ngo ntabwo twabishobora, ngo baragenda nabo barahunga. Uzi ko Yesu nabwo mu yindi mvugo avuze kuri wowe itumye n'ibyari bije by'inzaduka bihunga biva ku buzima bwawe. Imana igucijije ibyo byose byari bikugarisha. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu ngo arangije ngo nabo abasore nabo bajugunya amabuye baragenda, ngo hasigara Yesu wenyine, ngo na wa wundi bari bataye hagati wa mugore. Ngo Yesu ayubura amaso, babona n'uwo mugore uhasigaye. Ngo arangije ngo aramubaza ngo niko babandi bari kukurega barihe? Bagiye. Ati bagiye. None se nta n'uwaguteye ibuye? Ngo nta. Yesu aramubwira ngo nanjye ntabwo nguciriye witeka, genda ntuzongere gukora icyaha. Urumva nkubwire, Yesu aragushaka, akoze ibidasanzwe, ariko ndagira ngo ibyari bigutaye hagati Imana yambwiye ngo bikuvuyeho. Imana ibitesheje agaciro, Imana ibimwajije ari byo, Imana ibikozeje isoni. Imana irambwiye ngo ntabwo ari wo kumwara, Imana irambwiye ngo ntabwo ari wo kwikorera amaboko, Imana irambwiye ngo ntabwo ari wo gukorwa n'isoni. Uyu mwaka ubonye ibidasanzwe, Imana irongeye kugarutseho. Hari ububyutse Imana igaruye. Wari uri kubona amasengesho ari nk'ikirere kiri kure yawe, ariko Imana irakiguhaye. Yesu aravuze ngo senga, Yesu aravuze ngo ngera ubeho, Yesu aravuze ngo ngira witamurure, wongere cyane, wongere ushayininge, kuko ubwiza bw'Imana bugaragaye, kandi imbaraga n'ubutabazi bwa Yesu bukugarutseho. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga n'Imana, ubwira Imana ngo urakoze yuko ibigeragezo by'ibisaza bivuye mu buzima bwanjye n'ibigeragezo by'ibisore bivuye mu buzima bwanjye, ndabohotse, mwawe ubuzima hahandi ndi kubona byari birangiye. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Ndabizi neza ko hari ubuzima buryumvise, ndabuzi neza ko hari mwene data umaze kumva kuvuganye nawe. Urakoze ko hari ibigeragezo by'ibisaza bivuye mu buzima bwacu ndetse n'imiryango yacu no mu bisekuru byacu ndetse n'ibisekuruza. Urakoze ko hari ibigeragezo by'ibisore bivuye muri famiye zacu n'ibisekuru n'ibisekuruza, tukaba tugaragaye dukwiriye. Urakoze ko tubaye bazima, ko tubohowe. Urakoze kubw'iyi nsinzi turirimbye, kubwo kunesha kwacu uduhaye insinzi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kuko udutsindiye, ni wowe wadutsindiye, ni wowe wadutsindiye, watuguze amaraso yawe. Reka buri muntu wese uvuze kumvira ijambo yakira insinzi kandi yakira ishimwe, kugira ngo bimenyekane ko ari wowe ushobora byose. Ngakomeze tugire neza kandi ukomeze kuturwanirira, byose twizeye kubikoze nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta, ukomeze wumve ubu butumwa. Ndabizi neza ko hari aho iri buze kuva, hari naho ugomba kugera mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.